MPC Radio. You are listening to MPC Radio. Hii ni MPC Radio. Abaturage b'akarere ka Minembwe bakomeje gufashwa n'inshuti n'abavandimwe batuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi w'iposho, umunsi wo mu kwezi kwa kabiri mwaka turimo, abantu 204 bagejejweho inkunga y'amafu yatanzwe na mama batuye muri Amerika hamwe n'itorero riyobowe na Pasiteri Ruganza Mutanga Rubeni. Buri muntu wese yariko atwara agafuko kifu kamwe gafite agaciro k'amadolari 20 y'amanyamerika. Yose hamwe yatwaye amafaranga idolari 92. Umukuru w'ikomine nkuru ya Minembwe Gadi Mukiza Binesha yagaragaje ibyishimo bidasanzwe ubwo yahanguraga igikorwa cyo gutanga iyi nkunga. Bamwe mu baturage basabye nanone abakomeje kubafasha gukomeza kubibuka dore ko bakomeje kwibasirwa n'ikibazo cy'inzara. Harara Joseph Sebikabo ukomeje guserukira amama ndetse uhagarariye mu bikorwa cyane yagaragaje ibyishimo nawe ndetse asaba n'abaturage kugira icyizere cy'abantu ubwo bakomeje kubafasha nabo bakarushiriza gukunda akarere maze bagatura. Byiringiro Faustin, MPC Radio, Minembwe. Badutekereje abamama bo mu mibunda n'akarere gatandukanye bakaturarira ku ijoro bagatekereza ngo baduheze imfashanyo. Tubasaba imigisha ku Imana ko ntacyo twobaha barikoreye n'imirimo bazasanga. Tubifurije umugisha, Imana ibaha umugisha. Amen. Mana ikomeye, Mana y'urukundo, Mana yera bikanga ibyaha, turagushimiye muri uyu mwanya, muri aya masaha y'iki gicamunsi cya none. Dushimye imbaraga zawe zagaragaye uyu munsi kuba wabashishije abantu bangana batya baturutse impande zitari zimwe bakabasha guterana ahangaha kuri iki gikorwa cyakoze bene data. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami tukaba dushimye Imana yadukoreye ibi hamwe na bene data batuye mu bihugu bya kure babashije kudutekereza no kuzirikana aba bantu bagiriye ibibazo muri kino gihugu bakabasha gutanga ibyabo bakabasha kwitanga kugira ngo tubashe kubaho tubone ibyo turya tubone n'akaramuko. Mu izina rya Yesu Kristo Umwami tukaba tuzamuye icyubahiro cy'Imana tubasabira n'imigisha aho batuye no mu mirimo bakora no mu bikorwa byabo byose kugira ngo urusheho kubafasha no kubongerera imbaraga n'imigisha ituruka uyu munsi. Turashimira Pasiteri Ruganza n'itorero rya Philadelphia koreramo ubwitange bunini bakomeje kugaragaza bakora uyu munsi kandi bongeye gutanga amafu ndetse hamwe n'abamama batuye muri Amerika b'abanyamurenge batanze imifuko 95. Urumva ni ikintu cyiza n'ubwa mbere babikoze inshuro nyinshi abamama ndetse hamwe na ririya torero riyobowe n'umushumba Ruganza. Rero tukaba tubashimira cyane ku bwitange bakomeje kugaragaza bafasha impunzi. Uyu munsi twari kumwe n'impunzi zavuye muri Kamombo yose no kuvuga indondo yo hagati twabanye n'abandi ubwo tuzanakomeza. Ariko rero icyo tuvuga cyane ni ukukangurira abantu batarakora haba amatorero ndetse n'abandi bamama bityo n'abapapa abantu bahaguruke bafashe. Ikibazo cy'inzara ni ikibazo kiremereye, murabizi intambara yarabaye ariko niki kibazo gifite uburemere bukomeye. Ariko kandi dusaba abantu bose ngo bahaguruke dufatikanye akimuhandakazi imvura ihise. Turabizi neza ko imbaraga nyinshi n'abantu bakwiriye kubyumva no kubikora n'abana bavuka hano muri kano karere. Mubyumve ko ari inshingano zanyu kubikora, abakobwa abahungu hamwe n'abamama ndetse n'amatorero, umuntu wese mu byo ashoboye gukora. Tukaba rwose tushimira abamaze gukora n'abatarakora, twizera neza ko tuzakomeza kwakira inkunga kandi tubizeza ko abantu baratuye nubwo hariho ibibazo ariko twizeye Imana ko izakora izo yabashije gusezeranya muri kano karere. Turabashimiye cyane. This is MPC Radio. You are listening to MPC Radio.
Hii ni MPC Radio.